turabakunda cyane mwese abakurikiye tubagiraneho ubwuzu TV TUT. Ndabashimira cyane uko mungana, nongera gushimira groupe nziza cyane yitwa iriba ridudubiza, tujya dusengana kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. Nongera no gushimira abandi bakurikirana kuri Zoom yacu yitwa International Prayers Group. Imana ibahe umugisha. Mwaremwiza n'ijoro kuhaboneka, Imana ibahe umugisha rwose. Nibwira ko dukomeje kwegera Imana, dusenga Imana mwese abakomeje kwiyandikisha no kwegera Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 5 z'ukwezi kwa 10, aho tugiye kureba ijambo rivuga ngo mu bindi bimenyetso Imana igushakira inzira aho utari uyifite. Mu bintu Imana ishoboye, mu bintu Imana yibitsemo, mu bintu Imana ibasha gukorera kandi ukanezerwa, izi gushakira inzira abantu bayibuze, izi gushakira inzira abakiranutse, izi gushakira inzira abantu bahuye n'akaga. Kandi si ukiyirema, ahubwo ishyiraho uburyo uri bwambuke aho yari isanzwe iri. Igushakira inzira buri gihe, ikagushakira icyerekezo, iguhagarara kenshi, ikabana nawe. Ni Imana nkuru, ni Imana ijya yitegereza kandi Imana ikora, ni Imana igaragaza. Bivuga ngo uyu munsi wo kuwa kabiri itariki turiho kano kanya zo kwitekerezo z'ukwezi kwa 10, Imana igushakira inzira aho utayikekaga. Ese ubundi Imana ishaka inzira ryari? Imana igushakira inzira ahantu utari buyibone, igushakira inzira ahantu byarangiye kutabasha kuyibona, igushakira inzira ahantu ugera ukavuga ibintu sinenzi ko byabaho. Rero Imana yo mu ijuru, mu bimenyetso twabonye biranga umuntu wavuganye n'Imana, Imana igushakira inzira aho utakekaga, Imana igushakira inzira aho utayibonaga, Imana igushakira inzira aho utatekerezaga. Mu izina rya Yesu Imana ibagirire neza. Yayiboneye Dawidi, iyibona kwa Kishibo twabisomye ejo. Imva yayiboneye abakozi b'Imana benshi, yayiboneye ba Rahabu, yayiboneye ba Esteri, yayiboneye abantu benshi. Ntabwo Imana ijya iburira umuntu inzira ku muntu wese uyubaha, ndetse yemwe n'abatayizi ijya babonera inzira. Nagira ngo mbwire ngo kuri uyu munsi wa none rero Imana igushakire inzira aho ubona ko idahari, ikimenyetso cyerekana ko Imana muri kumwe. Haleluya. Haleluya. Imana igushakira inzira. Wowe ukurikiranye tubagiraneho ubwuzu TV, ni ijambo numva ari ndimo ko tuzaganira ibintu bigera kuri 7. Imana igushakira inzira yayiboneye hano, yayiboneye abantu benshi bari bagowe ntaho bari bunyure, kuko Imana izi gukiza abayubaha, izi no gukiza abagowe. Mana nyiricyubahiro nyirubutware, iri ni ijambo ryawe bitapfa kuvugwa n'umuntu ubonetse wese. Nanjye namahirwe mbangire mwe kurivuga. Reka umwuka wera nzeho cyane, kandi nkamwe namva bose nabagubwe neza mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwami, umwuka wera akora ibitangaza, twe duce bugufi kuri Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nari nyivuga ngo Imana, ikimenyetso cya kabiri, Imana igushakira inzira. Kandi navuze ngo iyishaka ryari, ntabwo ishaka ukiri kure y'ikibazo, ahubwo iyiguha ugeze hafi y'ikibazo. Aho amajwi yavuze ngo ntibishoboka, aho amajwi yavuze ngo ntibizemera, aho amajwi yavuze ngo nturi butambuke, aho amajwi yavuze ngo ntaho uri bwegera imbere, aho amajwi yavuze ngo ntibishoboka, aho niho Imana nyiricyubahiro, nyirubutware, nyirubushobozi, umwami w'amahoro avuganye nawe ngo iguhaye inzira aho utayikekaga. Ntabwo iguha inzira ukiri kure y'ikibazo, oya, inzira uyibona uri hafi y'ikibazo. Ariyo mpamvu tuza kureba igitabo, turasoma ibitabo biri nubwo byakabaye byinshi, ariko nta n'impamvu yo kujya ahantu kure. Icyambere ni ijambo. Muri kumwe na Pastor Jean Baptiste. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kuko mu nkunda turashuje mwese. Ni amagambo tubonye rimwe riri mu Kuva 14 umurongo hafi 10 na kane aho ngaho n'agatango cyo amagambo arimo, aho uza gusanga abantu bambuka ndetse babuze inzira. Aha hantu ndumva ashaka kuhavuga ibintu bikomeye. Imana ishimwe. Muri nge ndimo ndumva ibintu bikomeye byo kuhavuga,
kandi numva shaka kubivuga rwose ko nkabitsindagiraho kuko shaka kubisobanura. Imana ishimwe. Nkabisobanura ko numva bindimo, ubwo muranyemerera tubiganireho kandi tubivugeho. Ni ibice 14 duhereye ku murongo wa 14 ndetse mu murongo wa 15. Uru ni urugendo rw'Abisiraheli. Please, Imana igushakira inzira aho uri bunyure, ntiyishaka uri kure, ahubwo yishaka uri imbere y'ikibazo. Abisiraheli bavuye mu Egiputa bari baje bihuta. Muzi ko haba ibitangazo cy'ubwo ngo barekure, ndetse barekuye ngo bakomeje kugenda, ngo bageze mu nzira, noneho ngo Farawo agarura ubwenge bw'atereka njye kubagarura. Aza yirukanka kugira ngo abagarure, noneho abasubize mu buretwa. Kumbu Imana yarokoye burya bayamurokoye, ntibazakubeshye. Wabwiye kubyara azabyara, wabwiye uko izakora ubukwe bwe kazigaziga. Imana yacu ntivuga ibyo idashoboye gukora, ni Imana yihariye ubushobozi. Ariho mu migani yavuze ngo igishimisha abami ngo nuko bavuga ibintu tazo ngo ikinezeza Imana ivuga ibyo ibasha gusohoza niko ibayo. Ngo maze bageze iyo ngiyo, imbere hari imisozi, imbere hari inyanja itukura, hirya ari imisozi, inyuma ari ababisha, ni inzira batigeze bacamo, ni inzira batari bazi, ngo bagenda nijoro kandi bagenda n'amaguru. Farawo avuga ati rero reka abantu mbirukeho mbafate. Hari igihe umuntu yibeshya ko yagufata ashingiye ku bikoresho afite, ariko akibagiza ko nawe igukoreramo yo yaba guhishana n'ibyo bikoresho bakugere lekose ayimandera. Hari igihe abantu bareba ibikoresho bafite bakumva bakugeraho, ariko bakibagiza ko ufite Imana yatuma batakugeraho n'ibyo bikoresho byabo. Farawo aravuga ati reka tubakurikire tubafate. Hari impamvu enye zatumye bakurikira. Iya mbere yarazi ko bagenda n'amaguru, iya kabiri yarazi ko bagenda batahazi, iya gatatu hari nijoro, iya kane imbere hari amazi agomba kubatangira. Aravuga ati aba bagabo ibintu bine nshingiyeho ndabafata tu. Arangije ngo nabareba ku bindi bintu bine afite. Aravuga ati cyambere bagiye batariye, kumba Imana yaraye bagaburiye nijoro imitsima, ibagaburira n'inyama n'imboga. Imana ishimwe. Imana ifite ukuntu ijya ibika umuntu wayo. Ngo arangize gato avuga ati kandi cya kabiri ngo yari afite amafarashi yatojwe kwirukanka agera kuri 600 n'amagare. Avuga ati ubwo mfite amafarashi azi kwiruka bagenda n'amaguru ndabashyikira. Icya kabiri yari afite abahungu bazi kuyagendaho, ati ndabashyikira. Icya kane uruzi rurabafasha ndabageraho. Yiyibagiza ko yabahagurukije. Pakore ya Mosi. Iyo abahagurukije yari ifite ibintu yibitsemo, yari ifite ubushobozi. Idushingira urugo ifite impamvu, itwubakira ifite uburyo yubaka, idutabara, iduhagararaho byose irabizi. Azo kopini fa. Aravuga ngo ndabafata, kandi koko mu nyumvi yabagezeho. Oh data ndafashijwe. Oh my God, ndafashijwe. Yabagezeho mu byumve, yabagezeho. Navuze ngo yari afite ibintu bine yashingiyeho, avuga ati ndabafata, kandi koko ibyo yakoze ni ukuri, yabagezeho. Yaravuze ngo baragenda n'amaguru, bagiye batariye, hirya ni imisozi, ni inzira batazi, imbere hari amazi. Arabashingira ku bimenyetso bye bine ati njyewe icyo makuru mfite nanjye, mfite amafarashi yanjye yatojwe kwiruka. Kuva bagenda n'amaguru ndabafata, bagiye batariye ndabafata, aho bagenda ntibahazi ndabafata, kandi amazi arabampereza kuko nta bwato bijyanyemo. Kumbi duhagurutsa ibifite amakuru akwiriye. Ayiwe, abakurikiranye tubagiraneho ubwuzu, kandi koko yabagezeho. Umva, yabagezeho. Ndetse ngo Abisirayeli barataka ati turapfuye. Imana irabwira ngo nituye mu ntakira. Ahubwo igiye kubikora neza, irabwira ngo nibasubire inyuma. Nyumvira, barataka bati Imana turapfuye, Imana turarangiye, Imana tuvuye mu byacu. Imana ngo nimusubire inyuma.
kugira ngo ibarokore mu buryo bwiza cyane. Ibaza ahabwa ati mwihute muhunge nimusubire inyuma nigitumye muntakira ngo uyu munsi biriya bifarashi mubonye n'ababihetseho ntimuzongera kubabona ukundi. Ariko yabagezeho. Abarozi batugezeho nuko uburozi bwabo ntacyo bwafashe. Abanyamagambo batugeraho nuko amagambo apfa ubusa. Abatugambanira batugeraho nuko twabananiye kubera ko iduhagurutsa, iturimo, ituvugira, iduhagurukira, itugirira neza, iturengera, itwambika imbaraga, yifitemo ubushobozi bwo kuturinda ibyo bikoresho byabo. Koko yari yabagezeho. Ntega amatwi, yari yabagezeho. Kuko yari afite ukuri, amafarashi azi kwirukanka, abahungu bazi kuyagendaho, baragenda mu gihugu bazi, abandi baraye batariye ku Imana bagaburiye mu ibanga ariko bibwira, yumvaga nta maboko ari barekure. Ariko Imana ntiyaguhagurutsa ngo izagute mu butayu, ntibishoboka. Imana ntiyaguhagurutsa izagusige. Arangiye turi ku kimenyetso ngo Imana igushakira inzira. Ngo yarabiyegereje, baramanuka ngo bamare kubageraho. Imana ikora ikintu gikomeye. Nuko nicaye imbere ya kamera, iyo nza kuba ndi nko mwitano mpaguruke nkwereke. Imana yari bari imbere, irangije Imana yigira inyuma. Kuko buri gihe Imana ihagarara hari ikibazo. Imana ihagarara hagiye kuva ingorane. Iyo bagiye kuva imbere ijya imbere, inyuma ikajya imbere, ikajya ku ruhande, nayo iva imbere iza inyuma. Ariko naho ntiyahareka ngo yoherezayo umucyo, inyuma hahinduka umwijima. Nagenze amakenkayori, ibihugu nagenzemo sindabona itara ryaka umwijima n'umucyo, ntibishoboka. Hano barabamurikira, naho inyuma naho haba umwijima. Burinda bucya batabafashe, ariko bumva amajwi yabo, abandi bumva ibinono by'amafarashi, Abisirayeli bose bumvikana, ariko bumva n'abanyipfukuntu bagenda bavuga. Burinda bucya batabafashe, Imana yagiye hagati. Uko niko tubyara, niko duheka, niko twiga, niko tubaho, niko dutabarwa, niko twinjira mu isezerano. Biduhiga ntaho byagiye, baduhiga ntaho bagiye, bavuga ntaho bagiye, ariko kudufata byarabananiye. Kubera iki? Iturimo ifite imbaraga. Lekose matelema. Bazi kuzabyara kuwa mbere ukabyara umunsi ho gakeya, bagasanga uruhinja rukurira. Bazi kupfa bagasanga ubayo. Barabakurikiye ariko ntibigeze babafata habe namba. Niko bimeze. Ndi kumva ubuhanuzi bukomeye mu buzima bwanjye bumbwira ngo nubwo wumva urusaku, niturinda amaboko yabo, ariko ntiturinda akanwa kabo. Imana iturinda amafarashi n'inkota zabo, ariko ntiturinda kutumva ibinono. Baraye bumva ibyo joro ryose, barabakurikira ntibabafata. Ndumva ari ubuhanuzi bukomeye ku munsi wa kabiri bukubwira ngo ongera ubeho, ongera utabarwe. Uzumva amagambo yabo ariko ntuzabona ibikorwa byabo. Uzumva amatiko ariko ntibazakugera. Uzumva akajagari ariko ntazagushyiraho. Nuvuga ngo amatwi yarabyumva, ariko amaboko yabo, amaboko y'ababisha, amaboko y'abagome, amaboko y'abaruzi, amaboko y'abagambanyi, amaboko y'ababi ntabwo azigera kugeraho. Kuko Imana yaguhagurukije, irakurinze kandi irakuzi. Asifiwe Bwana la mateke yabo. Yo fire moza. Yo Yesu. Tukumva ijwi ry'Imana rikomeye cyane. Yari yabagezeho, ariko yibwira ko imbaraga zo kubageraho hari aho zikuriye no kubafata. Oya, Imana irazihagarara hari ikibazo. Icyaba Munyarwandakazi unyumva, Munyamahanga unyumva, ngo menye ko Imana buri gihe ihagarara hari ikibazo. Kuko umwanzi yari ari inyuma batuze ngo burinda bucya atabafashe. Uzarinda ubyara batakubonye, uzarinda ushyingira batakubonye, uzarinda ushyingirwa batakubonye, uzarinda wiga batakubonye. Uzagera ku ntego zawe buri gihe ntabatakugezeho, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Hallelujah. Imana avuga ngo nakunze umurongo cyane. Ngo Mose arabwira ati mva, Uwiteka uyu munsi arabarwanirira. Icyambere umurongo wacu kuri 11-13 ngo mwitinya, mwihagararire gusa, aho mubonye muzongera kubabona. Kabiri, Uwiteka rubarwanirire, ni muceceke, mutuze.
baragenda itara ryaka umucyo abandi ari umwijima bari kumwe amaguru ku maguru batabasha kubagera ibaze kugira ngo burinde bucya umuntu atagufasha ariko yakugezeho yo dore umugisha tugiye guhabwa umva ntibirindira ko abagome bimuka ntibirindira ko abakurwanya bimuka ntibirindira ko ibiguhiga byimuka ntibirindira ko amazi akama ntabwo Imana igirindira ko abarwanya oya ahubwo ibikoreraho amaso yabo akabireba ariko n'amatwi yabo akavuga na minwa bikavuga ukanayumva ariko ikintu Imana iturinda ayiwe iyo mba ndi mu rusengero mbwira ngo haleluya murambararo ariko nawe uyikirize ngo amen ahuza gufungukirana ukacyumva nuvuga ngo icyo cy'amatwi ntazabura kumva induru zabo ariko ikimana ikurinze ni ibiganza by'inkozi z'ibibi ku buzima bwawe Imana ngo ndabashakira inzira ntabwo yemvaga ko nta bwato buhari ati abantu bitatu barabambutsa na ryari turafata ngo bake kumba Imana ntiyateguye ubwato ahubwo yateguye inkoni Imana ntigiburira inzira umukiranutse ntibishoboka nyoko yayibura so wanyu yayibura nanjye narayibuza n'abandi barayibuza ariko Imana never ntigiyibura uwishakira mutabara kandi turokora gati ngo arangize yigira imbere gato cyane Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni yawe nuvuga ngo bagize barahagara arambura inkoni noneho uko bahagaze barambuka bahera ku nkombe barara ku nkombe batabizi barambuka barangije ngo umwisiraheli wa nyuma yasohotse mu nyanja umwegiputa wa nyuma ageze mu nyanja rwagati Imana ngo ihindukiza rya tara ryayo irimurika abanyagiputa ngo imuritsemo ngo nibwo bavuze ijambo rimwe baravuga ngo tubonye neza noneho ko Imana irwanya Giputa ikarwanira Abisiraheli nibwo bwa mbere babyumvise mu myaka 430 bari babonye kugira neza ko Imana ibashakira inzira aho itariri ngo amazi arabarengera Miriam ateri korasi atwite kuri ntwari mu ntambara kuko Imana ibashakira inzira n'ukuri hari impamvu yabikoze kwari ukugira ngo yereka Abisiraheli ineza y'Imana imbere y'abishabo bwari ubwa mbere kuko barazi kubaringa Imana ibaha umugisha Imana igushakira inzira Yosuwa yarayibonye Imana yamubwira ngo Yosuwa uyu munsi ndakuriza imbere ya bene so uyu munsi ndakurengera imbere y'abavandimwe yamubwira ngo genda ujye kuri Yorodani na magambo dushobora gusoma muri Yosuwa ni ibice 14 cyane cyane umurongo wa 14 na 15 ngo arimo ngo genda uyu munsi ndakuriza imbere ya bene so ngo hanyuma ngo baheke isanduku noneho Imana ntiyakoresha inkoni ko Mose yari yajyanye nayo ngahubwo Imana ikoresha ibirenge by'abatambye reka nkubwiza ukuri ni ijambo rikomeye byarenga inkombe ariko ntago amazi yarenga isanduku y'Imana ntibishoboka yaravuga ngo manuka ushyire nk'ibirenge umurongo wa 14 bazababwira abana 15 ngo nyamara mu gihe cy'isarura amazi yarengaga inkombe agakwira ku ruhande wambuka uruzi ukuza inkombe yaro ariko y'Imana yavuze ngo wambuka urambuka ngo maze baramanuka ari basanze ingano za bushoke na magambo nakunze cyane byatumye Yosuwa ashyira nko kilometero 2 hagati y'Abisiraheli n'isanduku y'Imana ko batinyaga ayo mazi ntawajya guyambuka hari nijoro usiye kuri munsi ugiye mu Isiraheli Yorodani yarakamye ntikihaba ariko ngo barambuka bahagaritsemo ibirenge kuko Imana yavuze bagenda bashakisha ibirenge baramanuka bahagararamo kuko yaramazi agomba kuba yarenze inkombe kuki tabambukije atararenga inkombe kuki tabambukije ikiri make kuki yarindiriye ko amazi yuzura umva byarenga inkombe byarenga uruvugiro byarenga ibisobanuro byarenga uruvugiro byarenga aho wabisobanura ariko ntibishobora kurenga isezerano ry'Imana ndakurahije ukuri bakandagiye mu mazi ngo ariko amazi isanduku ntigeze hakozaho namba amazi ntakoze ku isanduku ibashakira inzira batora nk'amabuye 12 ngo bajye bwibutsa bazayereka abantu kuko inzira banyuzemo nta bindi bamujye kujya Imana ntizaburira inzira bakiranutse David yamuboneye inzira mu idirishya haleluya aciye mu gatebo cyo takurokora mu biganza byo baguhiga twara bisobanuye barasohoka batese ne warurimo siwe ngo maze umugore we mwana w'umwami ko yamuhaye ngo azamugira umutego wo kumurimbura ngo arangije ntiyabikora amanurira mu gatebo abona inzira aciye mu idirishya Petero yabonye inzira
Pawulo yabonye inzira. Haleluya. Ntabwo Imana ijya iburira inzira abakiranutsi, nawe ntizayikuburira. Uko niko tubaho, uko niko dutabarwa, uko niko tuvuka. Umva, dukora hari induru, tukabaho hari induru, tukabyara hari induru, tukuzukuruza hari induru, tugashyingira hari induru. Icyo Imana yakoze ni ukuturinda amaboko yabo, akanwa karacyavuga, amatwi azabyumva, ariko Imana ntizemera yuko amaboko yawe yazakugera ku bitugu byawe. Imana iguhe umugisha, igushakira inzira aho wari ugeze aho. Ngo navuze ngo yashatse inzira, iguha inzira hafi yaho yiburiye. Wisanga genda wegera ikibazo, inzira irahari. Witinya, inzira irahari. Ndakubwiza ukuri ngo akanwa kuzahora wumva icyo kavuga, amatwi yawe azabyumva, ariko nta biganza byawe bizagukoraho. Buzarinda bucya, uzarinda utabarwa, uzarinda urengerwa, uzarinda uhaguruka, uzarinda utera intambwe. Dufite ubuhamya, dufite ababyeyi byagenze neza, hana byamugendekeye neza, bati ni ingumba, kumbi yasamye batabizi. Ayo ni amakuru twibitseho. Hari abatabawe, barize biti baratabawe, abandi bararengewe, abantu baratabawe, banehemiye barubatse, hari basani batina batobiya. Ubundi ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe nuko abanzi baguhagurukira, ariko ntibagushobore. Anshimwe, rega twabivuga Imana yaturinze. Aho niho dutabarirwa, aho niho turengerwa, aho niho tuzamukira. Kandi icyo mbakundira, ubundi ikimenyetso cy'uko Imana iri kubana nawe, uko ishyari ryabo rizamuka, ni nako nawe umugisha wawe ugenda uzamuka. Ubundi ikigereranyo cy'umugisha kingana n'ishyari bakugirira. Urwego ishyari bagira ku buzima bwawe ni narwo rwego rw'ubukungu umaze kugeramo. Reka rero barigire ribe ryinshi, kuko ikibazo ni ibiganza n'ibikorwa yanze ko bikugeraho. Imana iguha umugisha, kuko ushatse ngo ntibikugereho byaca kuri WhatsApp, kuri YouTube, hari aho byaca bikakugeraho. Ariko nkubwira ijambo rikomeye, ikigero cy'ubukungu ugezemo kingana n'ikigero cy'ishyari bakugirira. Ikigero cy'amagambo uvugwa kingana n'ikigero cy'icyubahiro ugezemo. Imana igushakira inzira aho utatekereza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor bakunda. Imana ibagire neza. Iyi ni Tubajyana n'Ubwuzu TV TUT. Imana ibahe umugisha. Twari ku munsi wa kabiri ngo Imana igushakira inzira aho utayikekaga. Uzayibona ugeze hafi. Babonye amazi yo kunywa bageze aho inyota iri. Inyota ibafasha bageze aho amazi agomba kuboneka. Amazi arura. Imana ati hari igiti. Ubundi bugiye tera intambwe wegera ibintu. Wivuga ibintu, wivuga gusa, haguruka ubikore. Imana ibane nawe. Mana nyiri cyubahiro, nyiri ubutware, nyiri ubukomera, nyiri kutugira neza, turagushimye. Reka iri jambo rya nkamuri humugisha baryumvise bose, abagiye kwihana bagire neza, abagiye ngo batabare mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami, ndikumva. Haleluya. Ndikumva muri ngewe umbwira ngo durushatse inzira hitariri. Urakoze. Haleluya. Kandi amayere yawe ntasanzwe. Urakoze. Ndagushimye mwami, uyishaka aho batakekaga, uyicaho batatekerezaga, kandi uri baciriye mu izina rya Yesu, bahuje n'ibyabo kubera kubaha iyo nzira. Nuhabwa icyubahiro bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.